Kanyama ibi bivuga iki? Ibi bivuga iki? Ibi bikoresho mu kubijyana he? Muri kujya Ushiriye umukiriya. Aya mapine twatwe. asubira kumbwira. Umukiriya bivuga iki dufite aho dukorera? Nta nimero z'akazi nabahaye. Baraduduhaye. None bivuga iki namu mutangiye kujya mu deplace ibikoresho? Mwirwa mwicaye nkaho mwakoze akazi mushinzwe gukora mwarangiza mukadeplace ibikoresho. Ayo Kanyama reka nkubwire. Ntubona ko umusore kubera nkumara ngiye kingana iki? Nturebe ukuntu ngana ibi byose ni amafaranga nguha. Kuko niwo tumarangiye nuriya nani kintu nakurwa mubwira. Ni mushyashya no muyobora hano urahaza. Sasa rero tuvugana kuri no saho zigeze ahangaha nimukira abakozi banje dusubire inyuma musubize ibikoresho cyo kirkumvikana Kanyama mukate tunasubire So twirukanye basi. mushaka usubiza kwisuka wowe shaho uri kunyumva dusubire vuba tugende pfumba mufate ibikoresho muza munyi babuko mwibone hari abantu benshi bakeneye akazi Mwana musoro tumye batwirukana. Ako se mbiteye gute? Si wambwiye ngo ufatire ati ngo nyitware. Ariko ngona nawe uzanye yawe inyuma yanjye. Yenje mu kazi vuba sibyo? Ari amapine niwo wagiye imbere tuma tubona. Iyo duca hamwe inyuma nta baba batubonye. Nasundi katubonye temwa. Washaka ubundi tubigenza ariko ko ushyiraho icyaha. Nuki? Ko nshyiraho ikosa. Niwo tumye batubona man. No uyu munsi bagufashe iri hanganye. Bambwira ukuntu turabaho sasa. Siranzira ajya. Ningiye biza cyane wo bizana. Aya man nzajya nkuhondagura wagishitwa wa muswa. Nawe uzabyishyura. Ise sinzabyimba nkamera nkawe. Kugira ngo nzagomba gutya. Sawa sha. Reba nyamunini nirirwa aryamye. Ega niwe mukuru. Nabwo bararwirukanye. Nubwo ugomba gutunga umuryango uvugana. Ye ntacyo bindeba. Abantu yakoraga baragenda bakanywa inzoga z'ubuntu utuma bamwirukana. Bitambuka tugende se. Ihuta. Shonga kumugati mwese. Urumva bitaryoshye. Sheri, biraryoshye cyane. Sheri. Ndakunda cyane. Urakoze Sheri. Nanjye ndagukunda. Urakoze. Sheri. Hanyuma rero nshaka kuzakujyana mu bwato. Yego. Hakurya ahantu bita wowe. Sheri urakoze. Nagutembereza tukarya isi itaraturya. Aya ni kuri Sheri. Umuntu agomba kurya isi. Yewe kense. Wakarabye kandi shusho. Urakoze Sheri. Sheri nshaka kuzakubyaza impanga esheshatu. Sheri nanjye nkunda abana cyane. Nashaka kubyumva. Shotemo wabara. Urakoze Sheri. Ariko rero umwe mu duce tugize umutima wanjye. Merci. Bana petisheri. Kumura nzakuvana habe mujyana heza Sheri. Nzakujyana i Burayi Sheri. Ndarota cyangwa muri Rwanda. Njya n'urumu. Nawe wagakobwa nta n'isoni ufite. Ndakubita tugakusanya nawe. Serenya nawe se. Twaserereza. Serenya nawe. Uru muri kumwe. Ariko wari wabona isi yakugwiriye. Gato. Wari wabona isi yakugwiriye. Bomki. Ori kandi. We. Nyitondere. We ntawe. Wabona isi yakugwira. Ishi se. Ni nyiki se wona. Ngewe ndi nyisi. We mugwiye wari tubura burundu. Cyangwa uzongera kubone. Mubone mugapfa. Sheri bayira. Sheri wabishise. Karebe. Kiza ko nzamugutwara. Umutwara nde? N'amanyoma yameze nk'ayamukarukaye. Toka. Ubundi kumana.
shabugiye wari kabisa none iyi nzu uzi ko ukwezi gushize tutarayishyura mwana se kumva ari ibintu byanjye ariko tukimukira ahantu ndabona tuzabona uriya mujyama nawe yirirwa yiryamiye cyanya munini wawe ngo bakiroze kwirirwa kiryamye na rudigi rwacu ufundi nyinshi injire mwana genda urebe ko hari ikintu cyaba kiri mu masafuriya mwana okay ndetse amaye gatoya wana Unarukon. Mani nabishonje. Anda bashonje. Bana işte tamam. Hangi mu nyumba wako? Bana baramunyirije ayiwe 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 baramunyirije baramunyirije ariko kuze murya imigati yanjye muramunyirije buretse kwabye mbere imigati yanjye bari muri mujyana murya kandi iyo migati ziba mwana mujye mwitonda mwaka ko twakubwiye ngo uhahe ni njye muri unawanya kugira ngo mumwanya mwako mwaranza mukaza munsi ase umuntu w'umugabo ataka imigati toka nawe nyanya kandi cyamani mugende muretse yanda mu nzaki nyamara mani ukuntu kimeze muzarya n'isi cyanda toka imigati y'abagore muzarya n'isi murya n'izuba murya n'intusi mugende murya ibyo murya mwakarya isi mwe muzarya n'isi dore uko bigenda mugende mwiba ibyo bitoki bya rubanda dore nibyo mwamenyereye kandi mubizana tubiteke nanjye mbirye nanjye mbimuro mwagambirwa mwanige nabo baraza mwakakubitwa n'inkuba mwe bitese ese ni wowe sister bimeze bite meze neza ntabwo ari mukombo ko umuntu aguhobera agahita yumva ageze ko wambaye ukurize ukuye kuri wese uba urambaye ntarwa kinandira mu maso reba ukuntu ngana ngenda byinshi reka ikibazo ni uko uje mu gahinda k'inzara barayisha abantu nabo baraza ngo niko bitese inzara ni iki twizere ko ari kuzanye amafaranga atubutse amafaranga uko wagiye ku kazi ukaba ugarutse iminsi na 15 idashize cyabaye mwari mubizi kingaruye bose aranyirukanye arakwirukanye kubera iki kubera iki yansabye imibonano nyine ndayimye ntisi mubonana ari kubiki wese mubona ari tubonana se tubonana ibiki use mubona ari uko wambaye ari niyo mibonano urumva idasubira kure ijyavuga n'ibyo ijyavuga kwambara n'imibonano urumva ijyavuga n'ibyo ni gute se iyo mubonana aho ngaho ndakwiyamye cece avuga se avuga ibyo bose ko mbasanze hano ku cyaro mwako ese si cyo wowe inda byari kugenda bite ese ni imibonano mpuzabitsina reka no kwambara ibintu kwambara ibintu bigufiya ntabwo ariyo mafuta apurato warakoze kuba utarabyemeye zanaho ngo ufashe urwo rukapu mujyanire mu ntego rata n'amezi yayo yarageze ubuse tuzishyura nibe nawe uracashye wanjye hata ntaribira
baburetse gato hari abantu muraho muze mwaranyanze uyu ni umuhungu wawe se mwahenga dore afite n'ikirosodi mwanyangiye harya ngo ndashaje sha ntabwo twabikora oya mwaranyanze ibona uko nshagera ntabwo ari ukukwanga ni iby'iki oya ariko se ko nkaraba erega na WhatsApp ugira ariko wahora bimutino ariko ibisambo bihari biragakubitwa n'inkuba byose bishire hasigara abantu bazima ubona ngo turi mu kirasha bakaza bakatwiba bakaducocura wabajije n'umwana babimazemo ibintu byose twaratanze dusanga babe muri uyu mudugudu bamenye ikirahure bakuramo urufunguzo bafungurira inyuma reka mubwire barakwakiriye ihangane barakwakiriye muri barabibye byose barabipanga byose uretse matora twari turyamye bire twarabyakiriye ariko se kuri za gahunda za gahunda uracyareba nawe arabizi hari ibintu byaje none nawe ntujya wiburira noneho arasa ipapayi urayibona noneho reka nkwereke ndi bukohereze mesaje ariko twumvikane kongera kumbeshya n'inzoga zanjye wanyweye bwa mbere umbwira ngo hari ikintu nyine uyu mwaka wa 2018 ntabwo nyihemo Imana nagutema pe oya byararangiye okay noneho nawe ndaoya zishaka ikirema ariko ndakubwiye ngo ibintu burya ibintu urabizi giye nk'ibintu ni gutya noneho hazamo n'ibintu gupfumuka kw'amabati ugiye kumuha pase nimba ufitemo bipe yinyuzemo noneho oya ngaho ubwo nzabona umamagara ungurira akantu ingaza bitemo bipe ahubwo shaka Uraho neza ni akanyama kanyama ntabwo nashaka kanyama nawe rwose sinzi aho iyo munganiye unse wowe wamushakiraga iki isheri wanjye ejo sheri wawe se wowe wabuze abandi bantu mukundana ku buryo ukundana na kanyama none wagira ngo se wowe waje nka kwikundira nkagutetesha ibaze ukuntu se reba n'ukuntu ungana ndabona njye nakunda n'umurwayi nawe zangana neza siko nta soni ugira soni se zindi ngiye ko ndi umusore w'ibogari ungana n'abagore yaba ufite n'amabere abagore se bangana nanjye kareka we ntabwo nakundana nawe ubwo karibu mu nzu oya none se urarebye usanga ngende mwiza no kurusha akanyama reba ukuntu ari kungana ntuze nagutagaho umwanya wanjye wiki ngaho toka genda sohoka mvira mu gipangu ntarabamenye hano ukuntu gasa nimba ubuntu nka buriya wabuzamo mbafashe tugira gute ko wakira bo jewe nyine jewe bose mbabarira wakira bo je naje guterita nkuko nawe n'uri umuntu w'umugabo koko urabona iki cyuma yahita murangiza gicu uyu mugore wanjye niwe waje gutereta bose mbabarira ntabwo ugira ndamugira wanjye rwose mbabarira Muganga ukoze mwana kwinjiza. Oya ndamwitsa. Muganga ndakwinjiza. Muganga ndakwinjiza ndagusabye. Ngira ndamwitsa.